ishuri ubundi nkuko mubizi ishuri ubundi ribona imfashanyo ya leta iha ishura amafaranga amashuri ndavuga amashuri ya leta nayo dufatanyije mu masezerano nabo dukorana ayo mashuri leta yagenera amafaranga yo gukoresha iyo bita capitation grant hanyuma hakaba na mafaranga leta nayo itanga mu byerekeye school feeding igice cya gatatu kikava mu musango w'ababyeyi so ibyo rero nibyo bifasha ishuri kugira ngo rishobore gukora ariko iyo turebye ubwo bushobozi ishuri yabonaga tukareba ibiciro biri ku isoko ntabwo byari bihuye ndetse abakuru b'amashuri bari bahwemye kubitwibutsa twagiye tubibona rwose bagaragaza ko ubwo bufasha bwatangiye mu myaka ishize ariko muri iyo myaka ubuzima bwarahindutse rwose rero muri uyu mwaka uri imbere ubufasha leta iha amashuri buzongerwa kugira ngo buhure naho turi ndetse duhure n'ibiciro biri ku isoko ariko nanone umusanzu w'ababyeyi nawo uziyongera kuko hashize imyaka 5 ushyizweho rero urebye muri ibyo bice ngira ngo bizafasha kugira ngo ishuri rishobore gukora iyo urebye ukusaniye amafaranga yari muri capitation grant leta yahaga amashuri aziyongera kuri pusa irenze 65 amafaranga leta yageneraga amashuri muri cya gice kitari school feeding yego rero ubwo ngubwo urumva ko haziza ariko ntabwo buri shuri ryose rizabona mwe biterwa n'umubare w'abanyeshuri biterwa n'uko ishuri risanzwe riri amafaranga ariko aziyongera kuri iyo percentage yego urumva rero ko leta idahwema gushyira imbaraga mu burezi ibi ngibi rwose ni ibintu leta ihagazeho nyakubahwa perezida wa repubulika akomeza kutubwira dushyire imbaraga mu burezi kandi nabyo ubona nyine leta irashyira imbaraga mu burezi ababyeyi bahise bibaza ngo natwe aratuvuze ko umusanzu wacu uziyongera ese uziyongera ku kihe kigero ese n'ubundi hari n'abantu bakwibaza ngo harya umusanzu wanganaga gute ariko umubyeyi wese ashyira agatima ngo tuzongera hangana ate birumvikana rwose ikibazo bahita bibaza rwose birumvikana ababyeyi ubundi bafite abana muri pre-primary na primary batangaga amafaranga 950 ku gihembwe ayo ngayo azazamuka abe 2,000 ni 2,000 by'abanyarwanda yego abo ni abafite abana muri pre-primary na primary ababyeyi bafite abana muri secondary iriya wigutaha ubundi batangaga 19,500 ubu bazajya batanga 24,000 nabyo ni ku gihembwe yego abafite abana bari muri boarding school ubundi batangaga 85,000 ubu bazatanga 110,000 iyi mibare rero ntabwo twayihimbye yego ijyana na adjustment cyangwa se consumer price index rero bireba uburyo ibiguzi byagiye bihinduka ibiciro ku isoko uko byagiye bihinduka buri mwaka ahubwo nko muri boarding school iyo ukoreye iyo mibare byari kuba menshi kurusha 120,000 ariko ko yari asanzwe ari menshi turavuga ngo leta izafasha kugira ngo atarenga ku 110 ariko nuko nguko bihagaze rero ibyo byo kuzamuka ku musanzu w'ababyeyi na capitation grant bizatangira mu kwa mbere impamvu twabishyize mu kwa mbere ni kugira ngo abantu bagire umwanya uhagije wo kwitegura kandi tubone umwanya wo kubiganira no kubibaganiriza kuko ubundi twari kubishyira mu kwa 9 ejo bundi ni mu kwezi kumwe kandi ababyeyi bamaze no kwitegura ibikenerwa kugira ngo umwaka uzatangire bose rero ubwo ibyo ngibyo bizashyirwa mu bikorwa
ukwezi kwa mbere aho ngaho. Ibyo bintu bitatu rero turacyakubizaho imbaraga amashuri noneho agakora neza kurusha. That's right. You know, ibintu byose Minister of Education avuze ni ibintu byiza ku bigo by'ishuri byose bya leta, kubera yuko wasanga ibigo bimwe na bimwe bigasafaringa mu buryo kugura ibikoresho by'abakozi mu rusange mu buzima bwa buri munsi, ugasanga ari ibibazo. Hari naho ushobora kugera ugasanga rwose ordre de mission ntago zishyurwa. Wabaza abayobozi b'ishuri akakubwira yuko ikibazo cya capitation grant ari ikintu gisa nkaho kidahagije. Uyu munsi Minisiteri ya Education igerageje mu by'ukuri kugira ikintu ikora kiziba. Urabumva nyine niba uvanga ku isoko ibintu byose byarahindutse, baricara bagatekereza, bafite abantu bize kwanaliza ibintu isoko bakamenya ngo rigeze ahangaha ku isoko ibikenerwa ni ibi ngibi, ariko nanone nisabire kano kantu mu buryo bari kugenda bakora adjustment cyangwa se adjustment kuri kino kintu, bongere bite no ku kintu kijyanye n'abakozi baba mu bigo by'amashuri. Nibo bantu navango bakora amasaha menshi ugenekereje mu nyihangane kuba gutyo, kubera yuko niba umukozi wa Mineduc ashobora kubyuka saa 11 akajya ku ishuri, akabazi neza yuko saa 8:45 abatangiye akazi, abagomba kugira cyo gutegura amasomo yiwe, akongera akagira n'igihe cyo gutegura ibya bidanago babasabye buri munsi. Urumva ni nk'ahakura amasaha y'ikirengera. Iyo ageze ku ishuri naho usanga amasaha yose apanzwe cyarakora buri saa, so bivuze ngo akantu kose arakora bigaragara ko yagapanze. Ariko uyu munsi nubwo wenda kijyanye no guhindura bashingiye kuri capitation grant cyangwa se wenda bashingiye ku bijyanye na school fee yajyaga itangwa n'abanyeshuri cyangwa se n'ababyeyi ku bigo byose waba ubarizwaho bya public cyangwa se fatanya na leta ku basezerano, bakongera bakaza kureba n'izindi domaine zose bagahindura, nibaze kureba n'ukuntu bongera akantu kajyanye wenda niba nakita bonus cyangwa se umushahara w'umwarimu, barebeho neza bongere bakore adjustment, kubera yuko ntakiri ngufu cyane. Uyu muntu nibyo koko ibigo by'amashuri ko byongera imbaraga, yego kujya bikore neza. Abadegiteri cyangwa se abayobozi by'amashuri ahanga basanga aho basuzwe bya bibazo bajyaga babaza itangazamakuru, babaza ministeri, babaza departments zitandukanye zo muri Mineduc, ariko nanone kijyanye na salary ya employees mu by'umwihariko bano bantu baba muri kino gisata nabagumye kubirebaho. Niba se wenda hiyanye n'imishahara wenda kitahinduka kubera wenda impamvu runaka, wenda ministeri yicari kamanzi kashira ku murongo, yamye kurira n'ibijyanye na bonuses cyangwa se uduhimbaza musujyana utangwa, bakongera gushiraho ya systeme yo gufasha bano bakozi baba bari kurira murimo buri munsi. Urebye hari n'abakora weekends. Yes, nimba weekends uraza guhita umbwira wenda ngo arafata ngo some tickets, ariko bavuga ko nyine bidahagije. Iyo baganirije bakubwira yuko bari mu gahinda kubera yuko n'amafaranga avangwa ni tickets, mu by'ukuri ntago aba agendeye kuri tike umukozi akoresha buri munsi. Ndavuga abandi baba muri remedial program, ariko se nanone ibihinduye cyo hari ikintu byatwara ministeri. Ndakekeza kino kintu wenda barakivuzeho. Ngewe nagira ngo byibuze magezeho zino update mu nyemero no duhurire mu bindi biganiro, icyo tubere hano kubabwira ibigezweho ako kanya, tubabwira ubusesenguzi wenda bugiye butandukanye, kandi namwe muradufasha mu nyemero duhure mu kindi kiganiro. Bye bye, turabanyu, isheni yanyu, nariko tukayobora, duhure mu kindi kiganiro gikurikiyeho.